Ahangaha ubwo Vanessa ndetse na Olamide barimo bafata amafoto, abapolisi bahise binjira aho ngaho, nuko abapolisi bahise bafata Olamide bamushyiramo amapingu imbere y'abashyitsi ndetse n'abavandimwe ndetse n'imiryango. Ahangaha bari bamufatiye ko yibye amafaranga. Vanessa yaguye igihumuro ubwo yabonaga fiancé bamukura aho ngaho ndetse bamwambitse amapingu. Mu by'ukuri media nayo yatangiye kujya imwandikaho, yagiye kubona amafoto ye aho ngaho kuri social media, abashuti be bahagaritse kumuhamagara, papa we nawe yaramuhindukiranye. Nuko umukobwa rero yaje kugenda yicara ku buriri bwe, umukobwa yatangiye kurira, arira ku musego. Yatangiye kwibuka Daniel, yibuka uburyo Daniel ari umwana w'umusore uri calme, ndetse yatangiye kwibuka uburyo yamubwiye ati nyamara ushobora kuba wakunda umuntu ariko uwo muntu akaba atari ukugenewe. Yaje kwifuza yuko byibuze uyu musore yakongera akamubwira amagambo. Muri ako kanya Daniel yaje guhura na wa mugabo yari yahamagaye w'umwemvista. Ko rero wa mugabo yaje kumuha 500,000 by'amanayira kugira ngo atangire nka capital. Nuko umupapa aramubwira ati nakunze spirit yawe, nakunze imbaraga ufite muri wowe zo gukora. Nuko aramubwira ati ngaho ugenda wigaragaze. Daniel rero yaje kugenda akodesha abamotari 2 mu mezi 6. Daniel yaje kugira noneho umunsi umwe ubwo Daniel yamaganira n'abasore bakoraga delivery, yaje kumva telefone isonye. Iyi telefone yari vuye aho bita muri real estate agent. Nuko uyu mukobwa aramuhamagara aramubwira ati ndashaka ko tuganira ku bijyanye na business. Aramubwira ati dukeneye umuntu wajya gukora delivery ibyo kurya ahantu tugenda twubaka amazu hatandukanye. Nuko umukobwa aramubaza ati se waba uri interested? Daniel yarikanze aramubwira ati yego. Mu by'ukuri aka kazi kari gahagaze hagati ya 9,000,000 na 8,000,000 n'ibice 4 by'amanayira. Nuko Daniel rero ubwo yari atangiye gukura atera imbere, Vanessa yatangiye kugwa hasi. Vanessa abantu ntabwo bari bakimwubaha, ndetse n'umudriver wamutwaraga nawe ntakimwubaha, yazaga no kumufata yatinze. Uyu mukobwa rero yicaraga mu modoka agaceceka, agatangira kwibuka ya soft music Daniel yajyaga acuranga yabaga amutwaye. Papa we yaje kubura buri kimwe cyose, ndetse kubera yuko business imwe yari afite yari linked kuri wa mugabo Olamide bafunze. Ibintu rero ku muryango we byaje guhinduka biba bibi. Imyaka 2 ubwo Daniel yaravuye muri runo rugo, imyaka 2 ubwo ubuzima bw'uyu mukobwa Vanessa bwatangiye kwangirika. Ahangaha rero noneho Daniel ntabwo yari kiri wa musore ugenda ku kamoto, umusore nawe classy, umusore yari afite biro, yambara neza, ndetse uyu musore yabaga yicaye aho ngaho ndetse na smile confidence. Ahangaha yarafunguye company yitwa Daniel First Group. Mu by'ukuri uyu musore ntabwo yigeze postinga buri kimwe cyose cyangwa se ubukire bwe kuri za social media, ndetse ntabwo yajyaga mu parties, ariko abantu bakora business banazi business bari bamuzi ndetse bazi izina rye. Daniel is the quiet engineer. Nuko igitondo kimwe Daniel ubwo yaraje hano muri office ye, yaje gusangamo envelope y'umweru. Iyi envelope yarimo ibaruwa ya Cyamunara, bashaka guteza Cyamunara George Hotels apartment. Iyi hoteli ikaba yari hoteli ya wa mupapa ya se wa mukobwa. Ahangaha rero bari bagiye kuzigurisha kubera ya mafaranga wa mukwe we yari yarariye, yaratse muri banki ananirwa kuyishyura. Daniel akimara gusoma yaje kwicara aho ngatangira gutekereza. Yatangiye kwibuka ijwi rya Vanessa, yibuka uburyo yamubwiye ngo uri umushoferi gusa, yibuka uburyo bamutesha agaciro. Yaje gufunga amaso ye, arongera yafungura, ahita afata telefone, yahise ahamagara banki. Iyo banki niyo yari kugurisha hoteli. Yabibwiye sekreteri w'iyo banki ati iyi hoteli ndayigura. Ahangaha rero Vanessa we ibye byarimo byangirika, ndetse no kuri Instagram ntabwo yarakizamuka, ndetse yaramaze no gusiba account ye. Ubuzima bwe bwari bucecetse, bukonje, ndetse yahoraga yumva afite umunaniro muri we. Inshuti zari zaramuvuyeho. Papa we yagumaga mu cyumba, ntabwo yajyaga asohoka kubera deception. Papa we yasaga nkaho isi yamugwiriye. Nuko rero umugoroba umwe papa we yaje kwinjira muri salo afite igipapuro mu ntoki. Ahangaha yaje kubwira umukobwa ati hari umuntu waguze company yacu. Vanessa arahagurutse aramubwira papa ushatse kuvuga iki? Aramubwira ati bishyuye amadeni yacu yose.
noneho barangije batwara ibyacu byose, batwaye izina, batwaye inyubako ndetse batwaye na license yacu. Umukobwa yafashe igipapuro atangira kureba ese ninde waguze iyi mitungo yabo, Dani Fast Holdings. Umukobwa yahise apfukama acika intege, atangiye kwibaza muri ati se birashoboka? Oya, ntabwo bishoboka. Icyumweru cyakurikiyeho cyari ikirori gikomeye cyane. Ya kampani cyari igihe cyo kugira ngo ihindurwe, yongere launching mu izina ry'undi muntu. Ahangaha rero abantu bakomeye bari batumiwe. Vanessa yaje kwinjira yambaye dress y'umukara, ko yaraje rero yinjira ahangaha muri iyo mall, yaracicara inyuma, umutima wari gutera cyane. Nuko igihe cyaje kugera, MC wari ahangaha ati bagore namwe bagabo, nimureke twakire umuyobozi mukuru. Uyu mugabo aravuga ati ni Mr. Daniel Eze. Ako kanya kivuga iryo zina buri wese yaracecetse aho ngaho, abantu barikanga bose barahindukira. Vanessa yaje gufungura umunwa, muri ako kanya haje Black Mercedes Benz. Daniel yaje gusohokamo, umugabo yaraje aratambuka agana kuri stage. Nuko umugabo afata mikrofone, nuko aravuga ati ntabwo ndi hano kugira ngo niyorere, ahubwo ndi hano kugira ngo ngarure icyubahiro cyanjye. Abantu bakumye amashyi. Vanessa amaraso yatangiye gukonja. Vanessa yaje gusohoka rero ahagarara muri parking nyuma yuko event yari irangiye. Muri ako kanya Daniel yaje gusohoka mucaho, nuko umukobwa aramwegereye. Daniel ko umusore yaragaza aramureba, aramubwira ati ni wowe se koko? Nuko umusore yamwitegereje, yabonye umugore wahoze amureba ndetse akamureba acecetse. Umusore aramubwira ati naje gushyira ku murongo kampani, ntabwo naje gukemura ibyahise. Nuko umukobwa yatangiye kuzingamara mu maso. Nuko umukobwa aramubwira ati mbabarire. Umusore yarebye hasi, aramubwira ati ndabizi. Umusore yarahindukiye, umusore yinjira muri benzi ye, ava aho ngaho aragenda. Vanessa yagumye aho ngaho muri parikingi ahagaze wenyine. Yabonaga umusore ava aho ngaho agenda. Muri aka kanya ntabwo ari we wari utumye uyu musore agenda, ahubwo niwe wari usigajwe inyuma. Nuko rero nyuma y'ibyumweru 2 ntabwo uyu mukobwa noneho yarakibona ikimubaza cyane, kuba yarabonye Daniel bundi bushya ndetse akamubona ubuzima bwarahindutse. Umugabo yigeze kwirukana akabona noneho yarabaye successful. Uno mukobwa yakomeje kumva amajwi agaruka muri we, ya majwi ya wa musore. Ariko mu by'ukuri nubwo uyu mukobwa ari gutekereza byose, Daniel ntabwo yarakiri driver, nta nuko yarakiri ikintu cyose, ahubwo yari yahindutse boss. Yari boss we, kandi yagombaga kubyakira, yagombaga kwakira ibyo bintu buri munsi. Ahangaha rero baje gufata ya Jage Hotel bahinduramo Dani Hotels. Ahangaha bahinduye izina, baje guhindura uniforms ndetse bahindura n'amaroko byose, buri kimwe barahindura. Ariko Vanessa yagumye ahangaha, ntabwo Daniel yigize amwirukana, nta kintu na kimwe yigize amubwira. Kuva uyu musore bamugaragaza nka CEO ndetse na owner w'izi hotel, nta kintu na kimwe yigize abwira uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero yarakomeje arakora, ariko akajya ahora acecetse, akajya atanga report kuri manager mushyashya. Uyu ni manager ari umukobwa witwa Iforma, ndetse yari umukobwa mwiza kandi ufite discipline. Vanessa rero yatangiye kumera nkaho atagaragara, nta muntu wamwitagaho, ndetse nta za vacation yajyaga ajyamo, yagombaga kwakira salary nk'uko abandi bahembwa. Ariko muri we hari ikintu cyarimo gihinduka, ya pride yari afite kera yatangiye kuzamuka. Nuko hari kuwa kabiri nyuma ya saa sita, nuko yaje kuzamuka elevator, yumvaga afite ubwoba bwinshi. Uyu mukobwa rero yaje kuza atambuka imiryango yose, aza kugera ku biro bya Daniel Eze. Yaje kwitsa umutima, ubundi arangije arakomanga. Nuko aramubwira ati nshira. Umukobwa yakibwira urugi arinjira, yaraje yicara imbere ye. Uyu musore yicaye mu biro yambaye neza. Nuko aramubwira ati icara. Yabibwiye nta emotion. Vanessa yaricaye acecetse. Uyu mukobwa ari gutitira intoki,
nuko Daniel yaje gushyira amadokima imbere ye arambwira ati ni promotion guhaye. Umukobwa yabaye surprised arambwira ati ngubu ubaye assistant general manager. Vanessa yabaye confused arambwira ati kubera iki? Arambwira ati wakoze cyane. Yatangiye kwibwira muri we ati byanze kunjura umugabo hari ikintu akimbonamo. Hagati yabo kuri babiri bamaze akanya gato bacecetse. Vanessa arangije aramwitegereza. Uyu mukobwa yarimo avuga n'ijwi riri soft. Arambwira ati Daniel, ese uranyanga? Oya. Nuko umukobwa yasunitse nawe aramwegera aramubaza ati se hari ikintu, hari feelings kimfitiye? Umusore yaramwitegereje nuko arangije ku ruhande. Nuko umusore aramubwira ati ntago mbizi. Nuko aramubwira ati rero ibyo byiyumviro narabihambye kuva kera. Umukobwa yaje guhaguruka ndetse n'uburakari bwinshi. Umukobwa atangira kurira aramubwira ati mbabarire, ntago ndi gusaba imbabazi z'ibyo navuze, ahubwo ndashaka kugira ngo mbabarire kuwo narindiwe. Ntabwo nigeze mpagarara ku ruhande rwawe, nakufashe ndakujugunya ndetse najugunye umusore wari urimo mbona nk'umuntu. Daniel ntabwo yigeze amusubiza. Umukobwa yazaguruka arasohoka nuko arahagarara arongera areba inyuma aramubwira ati mbabarire ndetse ndizeye ko mbabariye. Nuko umukobwa aragenda. Nuko yasize uyu musore yicara mu biro yicaye wenyine ndetse acecetse. Muri iryo joro Daniel yaje kwicara mu nzu ye wenyine. Laptop yari ifunguye ariko nta kintu arimo yandika. Yatangiye kwibuka isura y'umukobwa Vanessa. Yatangiye kubona uburyo yarize. Yabonye uburyo uyu mukobwa yavuganaga agahinda. Yatangiye kwibuka umukobwa wajya kumuha amazi iyo habaga hashyushye. Yibuka umukobwa wigize kurira mu modoka ye ubwo fiancé yari yamuciye inyuma. Yaje gufata ikirahuri cya wine arakizana ariko ntabwo yigeze akinywa, wenda arafite ubwoba. Nuko nyuma y'icyumweru Daniel yaje kujya mu kirori muri Abuja. Ahangaha hari abantu bakomeye cyane, hari amateleviziyo atandukanye. Nuko rero uyu musore uko yari yicaye aho ngaho, umu journalist yaje kumubaza ati nyakubahwa Daniel, aramubaza ati se niki cyatumye utera imbere? Uwo musore areba hejuru arangije amusubiza ati ni ugutereranwa. Buri wese wari urangwa yaracecetse. Nuko umusore arakomeza aravuga ati nigize kujya nkorera umuntu rimwe ariko nakoreraga uwo muntu ntamukwiriye. Ibyo ngibyo ntacyo yari bimaze, ntabwo bari babizi, ariko nyuma baje kunyirukana. Ariko ngubu nubatse urugo atari business, ahubwo naje guteza imbere n'abantu benshi batandukanye. Naje gufata agahinda kanjye ngahinduramo ibisubizo. Umwe wese aho ngaho yakunye amashyi. Nuko nayo magambo yaravuze yaje gutrendinga kuri za social media. Ariko Vanessa ntabwo yarakijya kuri za social media. Yarabizi neza n'umundi ntiyajyayo, yarabizi neza uwo yararimo avuga. Uwo mukobwa yararize. Mu gitondo cyakurikiyeho Daniel yaje kugaruka ku kazi. Yaraje ninjira ahangaha yari kumwe n'aba assistants babiri. Nuko yaje kunyuranamo na Vanessa aho ngaho muri koridori, nta kintu na kimwe amubwiye, nta nubwo yigeze amureba. Yamuciyeho arakomeza. Ariko hari ikintu yabonye. Ntabwo uyu mukobwa yarakiri wa mukobwa wiyumva. Ntabwo none yaragikeneye attention. Nta nubwo yigeze amureba cyane. Uyu mukobwa yari yarahindutse. Nuko nyuma y'uko amaze gukora inama yarongera arasohoka amucaho nanone. Ariko kuri icyo gihe yarahagaze arambwira ati Vanessa. Umukobwa yaramurebye amurebana amaso ariko afite icyizere muri we. Arambwira ati uri gukora neza cyane. Umusore niko yamubwiye komereza aho ngaho. Ariko bwa mbere kuva yagaruka yarasetse gakeya. Vanessa nawe yaramusekeye, ariko ntabwo yamusekeye kumwe yasekaga afite pride ndetse afite na power muri we, ahubwo yamusekeye amushimira. Ako kanya gato yari rubamaranye kabaye keza cyane muri bo. Nuko amezi yakurikiyeho wa mukobwa Vanessa wahoze ari princess, wahoze ari umukobwa wiyumva, ahanga noneho yari asigaye atega bisi iyo yabaga agiye ku kazi. Uyu mukobwa noneho yari yaciye bugufi yumva ndetse abasha guha agaciro buri umwe wese. Bwa mbere no mu myaka yose yumvise muri we noneho abaye umuntu, ndetse yari agikora muri kampani ya Daniel. Yaramusuhuzaga kandi amwubashye. Ariko Daniel uyu musore noneho yaratandukanye. Yari yaramaze kubaka empire. Daniel yari yarubatse inzu ye y'imfubyi.
ndetse hari abana benshi cyane yafashaga kwishyura minervare, ariko buri gihe cyose yabonaga Vanessa hari ikintu yiyumvaga muri we, yumvaga mu mutima we harimo ikibazo. Ese byarashobokaga ko yashoboraga kubabarira umuntu wigeze kumubabaza? Nuko umunsi umwe rero ari nyuma saa sita, ahangaha uyu mugabo yaje asa nkaho yambaye nabi ndetse yambaye na silipa, afite ibaruwa mu ntoki. Uyu mugabo yari yanduye, nuko umureceptioniste yaje gufata ya baruwa, aramaze turinde, aramubwira ati nitwa Musa, ati nigeze kuba umuturanyi wa Daniel, narumvise ngo aha hantu hose nahe, nkeneye ko yamfasha. Ahangaha rero habura gatoya kugira ngo abasekirite bamufate bamusohore. Daniel rero aho ngaho nibwo yarahageze. Muri ako kanya yahise akubita amaso Musa bakirebana amaso yahise ahagarara. Musa yahise yiwe apfukama hasi. Dan. Daniel yaraje aramwegera, baragoberana, aramuzamura hejuru aramuterura. Abantu barumiwe, nuko arababwira ati uno mugabo yigeze kumpa 2,000 ubwo nari ndwaye malariya ngiye gupfa. Daniel niwe wabwiye abantu bose bari aho ngaho. Uyu mugabo yarakennye, ariko duke yari afite yabashije kudusharinga nanjye. Musa yararize, nuko aramubwira ati numvise yuko wabaye umugabo wabonye amafaranga. Arambwira ati ndibuze nashaka byiza umpa akazi akariko kose. Daniel yaje kugenda yegera assistant we, arambwira ati fata uriya mugabo mushyire mu bakora maintenance. Arambwira ati reka tumuhe buri kimwe cyose yavuze. Abantu bagumye amashyi, ariko hari umuntu wari murebera aho ngaho mu nguni. Vanessa ahangaha yatangiye kurira. Ntabwo yari arimo arira kubera yuko yagize ishyari, ahubwo yari abonye umutima w'uyu musore. Yabonye umusore yakuye mu buzima bwe yirukanye, ndetse abona urukundo yajugunye kubera kwihagararaho no kwiyemera. Muri iryo joro Daniel yaje kwicara hasi, ngo yaje gufata telefone ye yohereza message, ese dushobora kuvugana ejo nyuma y'akazi? Vanessa ubwo yabonaga message umutima we warasimbutse, yaje kwandika buhoro buhoro, arambwira ati yego. Nuko umugoroba wakurikiyeho baje kwicara kuri rooftop ya hotel, bararebaga amatara yose ya Lagos. Mu by'ukuri ahangaha umuyaga wari mwiza cyane. Vanessa niwe wabanjije kuvuga, arambwira ati nifuje iki gihe mu mutwe wanjye igihe kinini. Daniel aramwitegereje, nuko umukobwa arangije aramubwira ati ndabizi, nariyumvaga ndetse nagufashe nk'umuntu udafite ahazaza, ariko mbabarire kuri ibyo byose, nabaye impumyi kandi narakojeje. Arambwira ati ntabwo nkeneye imbabazi, ahubwo ndashaka yuko wamenya yuko icyo nakoze cyose, ibyo nakoze byose ndi kubyicuza. Daniel nta kintu yigeze avuga bwa mbere, ahubwo yitegereje umujyi. Arambwira ati nigize gusenga yuko wazababara nk'uko nababaye, nigize gusengera yuko wazaba rejected nk'uko wabinkoreye, ariko iyo nkubonye uri gukora cyane kandi ukagumya uri hambo, hari undi muntu mbona muri wowe. Mbona Vanessa waririye mu modoka yanjye, ntago mbona Vanessa wanyirukanye, mbona Vanessa wambajije nimba namwanze. Nuko umusore yarongera aramwitegereza, arambwira ati ntago nkwanga, nta nubwo nigeze mbikora, ahubwo nari nkeneye igihe cyo gukira. Nuko umukobwa yatangiye gutitira iminwa, nuko aramubaza ati none uko kwaba ari ukunsezera kwa burundu? Umusore yarasetse, arambwira ati oya, ariko wenda waba ari kongera kugusuhuza. Muri ako kanya bose baracecetse, nuko barangije bararebana. Nta promises, nta bintu bavuganye ibindi, ahubwo imitima ibiri ibabaye iri kwiyubaka yicanga kuri rooftop. Nuko hashize umwaka umwe, Daniel ndetse na Vanessa baje kuba aba business partners. Bari barakize kandi bari barababariranye, ariko ikiruta ibindi byose barafashanyije batezanya imbere. Kubera ko rimwe na rimwe ntabwo urukundo rugomba kuba ruri romance gusa, ahubwo rugomba kuzamo na respect, kubahana. Ahangaha rero nshuti bavandimwe, isomo twakura muri iyi nkuru nabateguriye, ahangaha iyi nkuru itwibutsa yuko tutagomba gusuzugura umuntu uwo ari we wese,
ntabwo ugomba gusuzugura umuntu uwo ari we wese kubera ubuzima arimo muri ako kanya, kubera yuko igihe burya gihindura amateka. Ndetse wa wundi wita umukarani, wa wundi wita umukozi wo mu rugo, wa wundi wita umushoferi, ashobora kuba ari we noneho uzaba umushoferi w'ahazaza hawe. Wakoze cyane rero guhitamo Behind What's Tales, ndagushimiye cyane. Ni inkuru nari naguteguriye, nimba wumva iri helpful, nimba wumva hari isomo ukuyemo cyangwa se gufashije, wayifata ukayisharinga bagenzi bawe. Wowe mushyakira ndakwakiriye nawe, niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse ukanukuzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi cyo sizeho iyindi nkuru. Wakoze guhitamo Behind What's Tales, nabuda. Ciao ciao.